KYC bisobanura iki kandi iyi ntambwe ikurikira ni iyihe? Iki ni ikindi kibazo muri ya video cyabajijwe Dr. Nicholas Kokalis. Ndabasuje nitwa Mwami, tugarutse mu biganiro bya Pi Network. Iki kiganiro kigiye kwibanda kuri iki kibazo cyabajijwe muri kaka video twizihiza umwaka Open Network ya Pi Network imaze itangajwe cyangwa ibaye launched. Dr. Nicholas Kokalis, founder wa Pi Network, yarasubije ati: nk'uko abapayiniya babizi, umuryango wacu wamaze imyaka myinshi twubaka igisubizo cya KYC ya Pi. Duhera ku ikoranabuhanga shingiro n'imiterere y'ibicuruzwa kugeza ku gushyiraho urusobe rw'abemeza, abari bo validators bemeza bakoze KYC ku rwego rw'isi. Twubatse uburyo bwo kugenzura indangamuntu bukorera mu bice bitandukanye by'isi, kandi twashyizeho uburyo burinda umutekano n'ibanga ry'amakuru y'abakoresha Pi. Kubera ko abapayiniya bakwirakwiriye ku isi hose, KYC ya Pi yagombaga kugira ubushobozi bwo gukorera henshi, global coverage, no kwaguka, scalability. Uretse kugenzura indangamuntu isanzwe, KYC ya Pi ihuza no kugenzura ibihano, sanctions screening, no kureba ko hubahirizwa amategeko mu buryo bumwe. Hari impinduka nyinshi zatumye dushora imbaraga nyinshi muri KYC. Ku ruhande rwa Pi Network ni inkingi y'ubunyangamugayo n'ukuri kwa network. Twifuzaga kandi kugabanya ko abapayiniya bishyura amafaranga mu mifuka yabo kugira ngo bemeze indangamuntu zabo, bityo bigatuma buri wese abasha kwigiraho. Ku rwego rwa Web3 n'inganda muri rusange za crypto, tubona KYC nk'ikibazo gikomeye kitari cyakemurwa neza muri Web3, kandi nk'intambwe ya ngombwa mbere y'uko blockchain ikoreshwa ku rugero runini. Izi mpamvu zose zatumye twihitiramo kubaka system ya KYC yacu aho kuyikodesha ahandi. Ariko KYC si ikintu Pi ikeneye gusa imbere muri yo. Intambwe ikurikira ni kuyigira serivisi, ni ukuvuga KYC nk'ubushobozi bwa platform. Indangamuntu ni ishingiro ry'ihuza rifatika n'ubukungu busanzwe. Ihererekanya ry'agaciro, uburenganzira ku mutungo, cyangwa ihinduka ry'uburenganzira, byose bibaza ikibazo kimwe: ninde uri mu gikorwa? Icyo ni ikibazo cy'indangamuntu, bityo kikaba n'icyo kugenzura indangamuntu KYC. Mu gihe cya vuba, nk'intambwe y'iterambere ry'ibyo tumaze kugeraho, tuzatanga ikoranabuhanga ry'ibicuruzwa bya KYC. Icy'ingenzi si ugutanga amakuru bwite nka serivisi ku mishinga yindi yaba iya Web3 cyangwa ibigo bisanzwe. Ibi bisobanuye ko tuzatanga APIs zituma izindi serivisi zikoresha igisubizo cya Pi KYC ku rugero runini. Nubwo hari abandi batanga KYC, uburyo bwa Pi buratandukanye. Bukorera ku rwego mpuzamahanga, bushobora kwaguka, bukoresha uburyo buvanze bwa AI n'igenzura rikorwa n'abantu, kandi bukemura byinshi icyarimwe. Ntibugenzura indangamuntu gusa, ahubwo bunareba ibihano, kubahiriza amategeko, imikorere y'abemeza validators, kugereranya hagati ya network zitandukanye, ndetse no gushyigikira imiterere itandukanye y'amategeko. Turimo no kongeramo ubundi buryo nko kugenzura ikiganza, palm print authentication, kugira ngo turusheho kunoza ukuri no guhuza amakuru, duhuze n'ibisabwa mu nganda zo kugenzura indangamuntu. Mu gihe kirekire, kuba Pi Network ifite abantu bemejwe indangamuntu KYC verified bihindura umutungo rusange ukomeye ku rwego rwa network. Abakoresha bagumana uburenganzira ku makuru yabo bwite, ariko bakagira amahitamo yo gukoresha application zubakiye kuri network zizewe kandi zemejwe indangamuntu. Kandi network itanga agaciro ku zindi serivisi zo hanze zikeneye kugenzura indangamuntu z'aba users mu buryo bwizewe. Iki kibazo kirenze kuri agaciro ka Pi ubwayo,
gukemura ikibazo cya KYC ni inshingano yo gukemura imbogamizi nyinshi muri Web3, harimo no guhuza umutungo wo mu buzima busanzwe, real world assets. By'umwihariko muri iyi si iyobowe na AI yuzuyemo bots n'ibikoresho byigana imyitwarire y'abantu, ubushobozi bwo gusubiza ikibazo cy'ingenzi ninde muntu nyawe buragenda burushaho kuba ingenzi. Kugeza ubu tumaze kurangiza KYC ku bapayoniya babarirwa muri za miliyoni nyinshi, kandi mu kwagura serivisi ya KYC ku zindi network n'izindi application bizaba umuryango ufunguye utuma n'abatari abapayoniya ba Pi bashobora kwinjira muri ecosystem ya Pi. Iki ni igisubizo cya Dr. Nicholas Kokaris, founder wa Pi, aho urebye ari we wabajijwe ibibazo bijyanye na technique, uko ari we head wa technology muri Pi network. Nibazo byabajijwe wabonaga ko Dr. Cheng Tiaofan yibanda cyane kuri bya bibazo bifata community, mu gihe Dr. Nicholas Kokaris nk'umudeveloper ari wasubizaga ibibazo bya tekinike cyane. Kuri ikibazo cya KYC ni ikibazo kimaze igihe n'abantu bibaza, dore ko Dr. yabisobanuye avuga ati twagomba gukora KYC kandi tukayikora mu buryo yorohereza umupayoniya. Ati ntitwashakaga ko umupayoniya yishyura ikiguzi cyo kugira ngo akore KYC, kubera ko babonaga ko ari imbogamizi. Tuzi ama platform menshi cyane kugira ngo ukore KYC bisaba kutanga coin runaka cyangwa ajya amafaranga wishyura. Urugero nka Sidra yafunguye amabiro atandukanye mu bihugu bitandukanye kugira ngo byibuze bafashe gukorera KYC abantu nyine aba users ba Sidra mu bihugu bitandukanye. Kubera iki? Ni ibintu mu by'ukuri byinshi bitandukanye. Icyambere harimo kureba ko uri umuntu wa nyawe koko, ariko ikindi ni na systeme twavuga itari ku rwego rwa Pi, ku buryo batizeye neza. No kuvuga ngo systeme yabo ntabwo bayizeye neza ko ishobora kuvalidatinga abantu bose bakaba 100%. Ari nayo mpamvu bafunguye amabiro atandukanye. Ntabwo systeme rero ya KYC ya Sidra irakomera nk'iya Pi network mu buryo umwe cyangwa ubundi. No kuba yari systeme ya Pi network imaze gukomera ya KYC bisabye imyaka myinshi cyane. Pi rero yibonye nk'imbogamizi, iravuga iti ndutumye buri mupayoniya yikorera KYC, mbese yishyuye kugira ngo akorerwe KYC. Babonye bizaba imbogamizi yuko abapayoniya ndetse nahamya ko igice kinini cyane ari abantu batazi cryptocurrency icyo ari cyo. Kumbwira ngo rero yishyura 15,20 cyangwa ayo ariyo yose kugira ngo akorerwe KYC, yumva ko ayo mafaranga mukuri atapfa kuyatanga, ahubwo abantu barenga bakajya no kuyatanga amasikamu. Bakaya amasikamu bizeza amafaranga, yabaha amafaranga buri munsi, nubwo bigira iminsi ingahe scam zikagenda ugasanga abantu barahiye, ariko byibuze biba byanashitiye abantu. So Pi rero yagombaga korohereza abapayoniya muri rusange kugira ngo bakore KYC mu buryo bwiza, kandi bwa buryo butabasabye kugira ngo hari ibyo bongeramo. Ikindi twabonye features zigenda zongerwamo mu bijyanye n'umutekano w'ibiranga umuntu nka biometrics. Byatangiye ari fingerprint ikora, hazaho email authentication, none bageze kuri palm print authentication, cyangwa gusikana iriya mirongo igize ikiganza. Uko ni ibintu biba bitandukanye, ingano y'ikiganza cyawe nubwo imirongo yaba ari imwe, ariko aho itereye hashobora kuba hatari hamwe. Ari nayo mpamvu iyi feature ari indi feature yongera kuzana umutekano mu mwirondoro cyangwa n'ibiranga umupayoniya bizaba bibitswe muri Pi network.
mu gushora rero imari n'imbaraga muri sisiteme ya KYC ntabwo konti yashoyemo amafaranga nka sisiteme izakorera Pi gusa, oya, ahubwo barimo baranagaragaza ko muri minsi iri imbere iyi sisiteme bazajya bayikodesha bakayiha ibindi bigo bishaka gukoresha KYC, noneho Pi ikishyurwa kandi zishyurwa muri Pi. Ni uburyo bundi bwo kwagura sisiteme ndetse na ekosisiteme ya Pi network, byose ariko biganisha kuri utility n'uburyo Pi nk'ifaranga yashakirwa aho ikoreshwa mu bikorwa ikoreshwamo bitandukanye, byose ariko bigamije kugira ngo Pi koko nyakuri ikoreshwe. Rero muri bake nta kintu kwa team itarimo irakora, gusa yenda icyo twayishinja twebwe ni ubushobozi bwacu tudafite bwo gutegereza. Ariko ureba ikibuga kirimo guharurwa, kirimo gutegurwa neza cyane. Navuga ko imbere ahangaha hazaba haryoshye kurenza uko abapayoniya tubitekereza muri aka kanya. Urebye urugendo Pi network irimo, urabona ko please ejo ari heza yasobanuye KYC cyari cyo ndetse n'igikurikiyeho. Igikurikiyeho nta kindi ni uko byaza iyi sisiteme yubatswe Pi network ikayibyaza umusaruro, kandi uburyo bwo kubyaza umusaruro KYC bizungukira network n'abashinze network, ariko nanone nuko bazi network kuko izajya yishyurwa, kandi kwishyurwa nk'uko nari maze kubivuga ni movement ya Pi. Utayifite rero udafite Pi, utaramayininze, ibigo bitamayininze bizagura izo Pi, nibizigura Pi rero Pi izaba demand izaba iri hejuru, bikaba ari ibintu byiza rero nk'abapayoniya tugomba kwishimira igihe ibi ngibi bizaba bimaze kugerwaho, noneho biri gushyirwa mu bikorwa, tubona Pi irimo irazamuka.